Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizamini kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0788 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ushaka kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. iyo ukanzeho uhita ugera kuri urwo rubuga. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese kino cyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari imihanda enye, kimenyesha iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A ibyago, B ibibujijwe, C ibitegetswe, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A ibyago. Akenshi kino cyapa kibura cya mpande eshatu bagishyira mu mihanda nk'igihe waba utwaye ikamyo cyangwa ikinyabiziga kikagupfiraho. Kigupfiriyeho ntiwagiterura ngo ugikure mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa cya mpande eshatu kiburira ujya mu ntera ingana na metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abayobozi baza bagisanga bamenye ko mu muhanda hari ibyago. Rero kikaba kimenyesha ko mu muhanda hari ibyago. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Rero wahisemo ndizera ko nicyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura, icyapa gifite ishusho ya mpande enye ko ntabwo ari uruziga, ko iyi ntabwo ari mpande eshatu, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A uburenganzira bwo gutambuka mbere, B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, C ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A uburenganzira bwo gutambuka mbere na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayigukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, wasubiraho ukayireba. Wabona utari kuyibona yandikira kuri WhatsApp 0788 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, zaba izo kurushya rwa burundu cyangwa se kurushya rw'agateganyo. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0788 tugufashe ko na kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwa bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa se cyoherejwe mu mahanga burundu, biriya byapa ndanga cyangwa ari byo mwita ngo ni plaque biba bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo biba bigomba gukorwa none mu gihe kingana iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A ibyumweru 2, B amezi 2, C ukwezi kumwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B biba bigomba gukorwa mu mezi 2. Hari iso cy'ukuri ni B amezi 2. Noneho iyo bibaye ngombwa ko ibyanditswe bireba nyiri karita iranga ikinyabiziga bihindurwa,
ibyo byo biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu mubare wishinganye, ibyo bigakorwa mu gihe cy'iminsi 8. naho iyo ikinyabiziga cyoherejwe hanze mu mahanga burundu cyangwa se kitagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro, ibyo bigakorwa mu gihe cy'amezi 2. ndakeka ko waramuzamo be, ndizera ko icyo kindi nkubwiyeho cy'iminsi 8 niba ramuka kikoje mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, mba ngomba kubivuga hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Mwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera kugiye kubona icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda ishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ijambo abagenzi bakoresheje ntugire ngo bari kuvuga abanyamaguru, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga. None biba bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buhe buryo? Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, be iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse ngo A ikaba ari iso cy'ukuri babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera, na B iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ariko tukimara kubona ko abantu benshi bashobora gutsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo, twahise tubakorera urubuga. Ubungubu wajya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ugatangira kwihugura gukoresha igihe neza. Usanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi. Cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link wayikandaho ikahita kugeza kuri urwo rubuga ukihugura gukoresha igihe neza. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ateganye bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Murabizi bitewe nuko ikinyabiziga gikoze kiba kigera gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Urugero nka velomoteri igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Hari n'ikinyabiziga gishobora kuvuza ihoni nubwo waba uri mu mibande ukaba wabyumva. None bino biba bifite umuvuduko udashobora kurenga kilometero 50 mu isaha ategamye, biba bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ingana iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A metero 200, B metero 150, C metero 100, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo metero 50. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Bino binyabiziga bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana muri metero 100. Ndizera ko waramuzamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Mu ntera ingana iki? A metero 150 kugeza kuri metero 200, B metero 100 kugeza kuri metero 150, C metero 50 kugeza kuri metero 100, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ni ukuvuga ngo bino byapa biburira bifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ni ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ingana hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Ni ukuvuga ngo niba ubonye icyapa kibura kikubwira ngo utubuye dutaruka mu muhanda, uramanza ugihiteho
ubanza ugende urugendo ruri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho hantu hari utwo tubuye turi gutaruka mu muhanda. Bitandukanye na biriya byapa bibuza n'ibitegeka. Ibibuza n'ibitegeka byo uraza iyo uri kukibona imbere yawe ntukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka. Waba ukimara kugihitaho nubwo waba uteye intambwe imwe utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka. Naho bino byapa byo gutambuka mbere n'ibiburira kiba kiri kukubwira wenda ngo hari umuyaga w'intambike, ukaza ukagihitaho ukagenda urugendo ruri hagati ya metero 150 na metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari uwo muyaga w'intambike. Niko bino byapa niho binatandukaniye. Ibyapa bibura n'ibyo gutambuka mbere byo bishyirwa muri metero 150 na metero 200 ahantu habyerekana, mu gihe ibibuza n'ibitegeka byo uhita utangira kubikurikiza ukimara kubihitaho. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikeneye papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwa kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ibintu bya kilometero naka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Hano urabona izo kikuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo kikuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo kikuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi w'icyo kinyabiziga areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikeneye ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikore n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikure na bene icyo kinyabiziga ntirushaka kurenza ibipimo bikurikira. Ese niwe ushobora kurenza ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Ariko hari igihe bakubaza kino kibazo neza ukabona kimeze gutya tugahitamo ngo izo cy'ukuri ni B, santimetero 30. Ese ni ryari tuzahitamo metero 1.25? Ese ni ryari tuzahitamo santimetero 30? Reka nze mbikwereke. Niba ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite, niba bavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uzahita uhitamo ko ari metero 1.25. Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande uzahita uhitamo ko igiso cy'ukuri azaba ari santimetero 30. Hano bari bavuze ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, niyo mpamvu twahisemo A, ku giso cy'ukuri ari metero 1.25. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko umenya ahantu bitandukaniye, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini uzakora cyangwa urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Kuyobya umuhanda ari ngombwa, wenda si ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga biba ngombwa ko bayobya umuhanda, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa biba ngombwa ko bayobya umuhanda, cyangwa se ni
ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda hakoreshwa ibyapa. Ese ibyo byapa birakwereka icyerekezo ugomba gucamo, abifite ubuso bw'amabara asate. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta giso cy'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A ubururu. Ibyo byapa bakoresha biba bifite ubuso bw'ubururu. Iyo badakoresheje biriya byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, bakoresha biriya byapa biranga nabyo biba bifite amabara abiri ariyo ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibitegeka babikoresha ryari? Ni cya gihe bari kuvuga ngo hano umuhanda urafunzwe, habayeho kuyobya umuhanda, icyerekezo gitegetswe kata iburyo gusa, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa. Ibyo byapa rero ni ibitegeka. Bari batubajije ku buso, ibyapa bitegeka biba bifite ubuso bw'ubururu. Iyo bakoresheje ibiranga bakoresha kiriya cyapa cyanditsemo ngo deviation, amagambo yavuga ngo deviation cyangwa kuyobya umuhanda, rero nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ayo magambo aba yanditse mu mweru, ubuso bwo aba ari ubururu. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebe video nagukoreye amakota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, kubera ko ibyapa bashobora kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ese ni ibihe byapa biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe? A ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwira n'ibirango by'umukara, n'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe, kubera ko byaba ibyapa bibuza byaba ibitegeka uraza uri kubibona imbere yawe, wawe ukimara kubihitaho ugahita utangira gukurikiza ibyo biri kukubuza cyangwa se biri kugutegeka. Ndizera ko waramusamo se, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Mbibutsa ko twabazaniye urubuga, ubu ngubu wajya kuri kugukandikamo ngo www.ibiziga.rw ukihugura gukoresha igihe neza. Ni ingenzi ko wajya mu kizamini ubanje wakwihugura kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubana ikibazo, cyangwa ujye muri komenti ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ushaka kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa duhamagare tukwigishe, tugushakire kode ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 ushaka gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. A velomoteri, B ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, C igare. Mu gihe kuri direct kugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Mbibutsa ko hari isomo ukeneye ko tukwigisha, ryandike muri comment ukande subscribe kugira ngo niturishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rigiye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Mu yihe ntera? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A metero 100, B metero 75, C metero 25. Mu gihe kuri direct tubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. hano izo cyukuri nta kindi ni B. noneho kino kibazo hari ubundi buryo bakibazamo. yavuze ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira. uba ugomba guhitamo metero 100. ariko iyo barengejeho kano kantu kavuga ngo mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, uhita usubiza ko ari metero 75. kwa zino modoka zifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125 ni muri metero 75. ariko bavuze ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kumurika mu ntera ingana iki nijoro igihe ijuru rikeye, uba ugomba kuvuga ko ari muri metero 100. barenzaho ngo kwa zino modoka cyangwa kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, uhita uhitamo ko ari muri metero 75. ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika uwa papuro. ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutirira amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A, kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B, fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C, emerera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyago gihari. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. ese wowe hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. hari izo cyukuri nta kindi ni C, emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. ugeze imbere ukabona nta kindi kinyabiziga cyaje, ukabona imbere hagaragara neza, ukabona imbere ntabwo ari mu ikoni, ukabona hari ibimenyetso bikwemerera ko wamuha inzira akakunyuraho, wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere uri kubona nta cyago gihari. kubera ko akenshi ibyo binyabiziga bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa, ni za ambulance itwaye nk'abarwayi mujyanye ku bitaro, rero uhita wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kwitwara ute? uba ushobora gukora iki? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya nurangiza ukomeze witonze. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashaka kuvuga ngo A ikaba ari iso cy'ukuri, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B ikaba ari iso cy'ukuri, vuza ihoni ukomeze. na C ikaba ari iso cy'ukuri, gabanya umuvuduko nurangiza ukomeze witonze. aho ni kuri D. wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uhita uhagarara ukareka akabanza akambuka umuhanda. iyo nkoni yitwaje iba igomba guhita ikubera nk'icyapa kiri kubwira ngo hagarara, ukareka akabanza akambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe. ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye otobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? ese ubonye otobisi iri kuva hari azagenewe guhagarara, ese umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kwitwara ute? ugomba gukora iki? hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A, gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B, gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C, gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. mu gihe kuri D bari kuvuga ngo menyesha umuyobozi wa otobisi aguha inzira. hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ese hano icyo cy'ukuri ni A, gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. ese hano icyo cy'ukuri ni B, gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. ese hano icyo cy'ukuri ni C, gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. cyangwa icyo cy'ukuri ni D, menyesha umuyobozi wa otobisi aguha inzira. tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Akenshi ibonye iri autobisi iri kuva hariya zihagarara igiye kongera gusubira mu muhanda, akenshi uhita ugabanya umuvuduko ukareka igakomeza. Ntabwo utanguranwa nayo kugira ngo ataguteza ibyago cyangwa wowe ukamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ahuye n'ikinyabiziga cyashyize itara ry'umuhondo rimyatsa? Ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? A. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kitagishoboye kugenda. B. Mu gihe ikinyabiziga ndakubirwa giturutse mu kindi cyerekezo. C. Ikavuga ngo iki? C. Mu gihe ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyihuta, mu gihe kuri D ari kuvuga ngo kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni D. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ndakeka ko waramuzamo D rero. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe ubundi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye uba ubujijwe kuwurenga kuko uba ugomba kugendera mu ruhande rw'iburyo, abagendera ibumoso ni abaza bagusanga. Ariko iyo ucagaguye uba wawurenga mu gihe byagenze ute? A. Agomba kunyura ku kindi kinyabiziga aribyo mwita kudepasa mu ndimi z'amahanga. B. Gukatira ibumoso. C. Guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mu gihe kuri D ari kuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Nuvuga ngo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba ushobora kurenga mu gihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga ugiye nko kudepasa, cyangwa se ugiye gukatira ibumoso, cyangwa ugiye guhindura, cyangwa ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Niyo mpamvu hano duhisemo D. Ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Mbibutsa ko iryo somo namaze kurikora ry'ibimenyetso byo mu mihanda. Nyandikira kuri WhatsApp 0789351626 mu gihe iyo video uyibuze kuri YouTube nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko waramusamo D. Ndizera ko waramuswe yandika uwa papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Ese icyo gice cy'umuhanda gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? Kiba ari iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A. Inzira y'abanyamaguru. B. Agahanda k'amagare. C. A na B byose ni ukuri. A. Inzira y'abanyamaguru cyangwa se agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B. Agahanda k'amagare. Bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se ngo ni igice cy'umuhanda ujye wumva ko n'ubundi kiri buze gunyuramo ibinyabiziga, ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Muri make nta modoka yacamo. Kiba kigenewe rero agahanda k'amagare. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bakikubajije gutya bagisemo ngo agahanda k'ibinyamitende, nacyo ugihitemo. Niyo mpamvu agahanda k'amagare cyangwa se bakavuga ngo agahanda k'ibinyamitende uzahitemo kimwe muri ibyo. Niba kikubaza bashyizemo agahanda k'amagare uvuga agahanda k'amagare. Niba kikubaza kimeze gutya ariko mu bisubizo bine baguhaye bashyizemo ngo agahanda k'ibinyamitende uhitemo ngo agahanda k'ibinyamitende. Ni gutyo bagihindura
uhita ugikora. Mba bivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Ahantu hose ntiwagenda uri kuhavugiriza amahoni. Iyo bibujijwe kuvuza amahoni hari icyapa bashyiraho kikubwira ko bibujijwe kuvuza amahoni. Ese icyo cyapa kirangwa n'iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. B, ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Icyo cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Hano rero umuzenguruko ntiwawuvuze ariko ureba icyujuje ibisabwa. Ishusho y'uruziga ni ishusho y'uruziga, ubuso ni umweru, yego ni umweru, ikirango kiba gisa umukara, yego ni umukara. Nubwo baba batavuze ku muzenguruko ariko umenye ko ari C urahitamo, kubera ko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo icyapa kivuga iki? Gifite ishusho. Ese wewe turi gukosorana kino kizamini, icyapa urabona gifitiye ishusho, ese ni uruziga, ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, ifungana ry'umuhanda iburyo. B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C, akayira gato. D, nta giso cy'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Urabona ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ariko habayeho ikintu cyitwa ifungana ry'umuhanda, ariko ni uruhande rw'ibumoso gusa rwateje ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko ni uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Rero bazahita bavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo aba ari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda, twari kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Noneho impande zombi iyo zigize uruhare mu ifungana ry'umuhanda babyita ngo ifungana ry'umuhanda, nta kindi kintu barengejeho. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wese ndiza ko kino kiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe wase ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho, ibibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, ukanda subscribe ukajya uhita ubibonera ku gihe. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo, ese ushaka kwiga online cyangwa ushaka kwiga turi kumwe, ibyo byose biba byakunda. Online ni ku bantu bari kure, cyangwa se ukaba uri hafi ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, wenda suboneka mu masaha y'umugoroba. Noneho kwigana turi kumwe ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, cyane cyane abari Nyamirambo cyangwa se hano Nyarugenge, biba byakoroha. Ukeneye kwihugura gukoresha igihe neza, iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ukagera ku rubuga usangaho ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Cyangwa ujye muri comment
komenti ya mbere harimo link ushobora gukandaho igahita ikugeza kuri urwo rubuga. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.